nabo bisi bavuga ko bayizi ntawakubwiramo 50 bose bazirira jambo ya mukecuru yavuze ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'aba bahungu bafite ubushyuhe. Indirimbo ya DJ Pius nyine kari DJ ubundi bwataririmbye ubushyuhe ukeka yuko atakina indirimbo zirimo amagambo nk'ay'ubushyuhe cyangwa se kurenza ubushyuhe mu kabyiniro adijamo. Ese kuko akijijwe ugiye kumukura ku budije mu rusengero ufite post ugiye kumuhagiye kujya akora ukajya yamwishyura. Iyo hoteli baracuzamo inzoga. Ese ubwo kuba uhicaye ari umurokore ubwo bise bituma uzajya kwatura ko banywa inzoga cyangwa wicaranye n'abakobanyi kandi n'ubundi muri kwa hostel muhorana mugenda. Ese uzamubwira ngo wifate ibyo simbyishyura sinjya ngura inzoga none nuza kumbwira ngo araza kwifata muri hoteli kandi fagitire azi wawe wishyure nimbya apurika wawe mu rugo mubaze ngo kuki utazimutumira ku muhanda. None uzi tusanga nicyo nyina kubwenga abarokore ari ukuntu dufata ibintu ariko ntidutekereze the big picture ishusho nini yagutse. Hanyuma Apotre Mutabazi nzi ko bamwe mu bavuga butumwa bakunda gukurikira ibintu bigezweho bimwe tuvuga ngo hari ababyita ngo ni iby'isi ni iby'abisi ndirimo ni zisi cyangwa se biterwa nyine na operation abantu babiha. Hari ndirimo mu iminsi ushobora kuba bayizi barimo ng'abakobwa bafite ubushyuhe ng'abakobwa bafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe urayizi hazajya no kubeshya na president buri yarayize. None wa umuntu wese uri mu Rwanda ubishaka utabishaka urayumva tu cyane cyane noneho y'ikintu bari bacyanditseho bakagikritikaho ngo uyu muntu yakoze ibitabaho ahubwo bisa n'ibikurura abantu kubireba. So mu by'ukuri rero ndayize ariko ntumbaze kandi nabo bisi bavuga ko bayizi ntawakubwiramo 50 bose bazirira jambo ya mukecuru yavuze ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'aba bahungu bafite ubushyuhe. N'iryo jambo icyo ngiye kubaza nk'umuvuga butumwa aba bakobwa n'aba basore bafite ubushyuhe nk'uko yabiririmbye ishobora kuba ari n'ukuri tukagendera ku bigezweho. Hari ibitaramo hari utubyiniro hari utubari abantu bose reka tuvuge noneho b'i Kigali bafite ibintu bakunda bitandukanye. Ese bishoboka yuko umukobwa ufite amaraso ashyushye ashobora gukizwa akaguma akigera mu kabyiniro akijijwe akaba yajya mu kabari wenda niba anywa inzoga cyangwa atayinywa ariko afite uko akijijwe akaba yajya mu bitaramo by'abahanzi Jay Polly yakoze igitaramo cyangwa se n'undi wese ajya mu bitaramo bya modeling ba Shaddyboo n'abandi bose bakora ibintu bya modeling ariko akijijwe atabiretse cyangwa se gukizwa ko bivuga ngo banzu bireke ubone ko ukijijwe kuri wowe ubyumva ute? Hari abarokore benshi bazi ko bazajya mu majuru batazasangamo ba Shaddyboo n'abana mbumbuze n'andi mazina wenda nk'atatu nabanzi bazi ko hari amajuru bazajyamo badasanga yabo ngabo bazatungurwa nuko babasanzeyo cyangwa se bakanabatangayo agakiza kaboneka kubw'ubuntu kubo kwizera. Ndaza kusubiza ariko akeshi ngende ninjira mu byanditswe kugira ngo abantu bumve ko atari ibitekerezo byanjye ahanini uko nisije nziza nisije abantu baba bibaza ariko batayiganira ko hari ikintu dufite nk'ishusho y'umuntu ukijijwe agomba kuba yambaye atya yitwa atya agenda atya iyo shusho iba muri twebwe ndetse akenshi nanavuga ngo iyo umuntu avuye muri Rwanda akajya muri za Amerika n'ahandi cyangwa se akabirebera kuri internet akenshi agira tendance cyangwa se ashaka guhita yishyiramo ko abantu badakijijwe. Bwa mbere ndabyibuka mbyumva n'umuntu umwe kubera imyizere yahasengera batambara ipantaro yaravuze ngo Joyce Meyer ngiyo umwumvisha ubona yigisha neza ngo ariko ngo arigibona ngo yigishanyije ipantaro. Tabaze unaze mu waruzi ko musenga mu itorero rimwe ati kandi ari nigiye abayambaye ijipo ngirenze ku mavi hano. Ubwo nyine yatangiye asa n'ubigize ikibazo ariko nyine ngiye mbona afite nyine ikibazo cy'uko atabasha gushyikira ko discipline yiwe abatariyo yahariye umuco wo muri iki gihugu so wakiriye kandi ibintu byinshi byo muri Bibiliya abantu bagenderaho bakajyana abantu mu bintu nk'ibyo byo kuvuga ngo ugira atya ntakijijwe ni ibintu byanditswe wenda rimwe na rimwe nko muri Bibiliya ariko bishingiye ku muco kurenza uko byari bishingiye ku bumana n'agakiza. Uzasanga abantu bavuga ngo nta mupasiteri ugomba kuba umugore babikuye aho Paulo yandikiye abantu bababwira ngo ntihakagire umugore uvugira mu ruhame ariko ibyo byari bishingiye ku muco wabo yabwiraga umuco
kuko Imana yo ntisenya umuco. Imana iraza igakorana n'umuco uhari abantu bakayimenya, ariko ntabwo iyo iza ikubita hasi umuco. Na Yesu avuka yavukiye mu gihugu aho umuntu atari yemerewe kuvuga atageze imyaka 30. Nicyo cyatumye atangira umurimo w'Imana afite imyaka 30, kuko nta wari wemerewe kwitwa rabi cyangwa se umwigisha adafite imyaka 30. Ubwo rero Imana ije mu Rwanda aho abadamu kera batari bafite ijambo hanini, yakunze guhamagara abagabo ndetse bakuze, uzanabirebe, kubera ko icyo gihe kera ntabwo bashobora kuvuga kuri Apotre ungana uko ungana. Njye nabaye Apotre mfite imyaka 27, ariko uyu munsi abajene bafite mbese bagezweho, yaba mu buyobozi umujene niwe muntu, donc ahubwo ni avantage c'était na tout. Ikino ntumudamu ni ikindi kindi. Ahangaha Imana izahamagara umudamu, ejo ihamagara undi, mbese ababishop b'abadamu barakomeza babe benshi, abapasiteri abapotre b'abajene barakomeza, cyangwa se b'imyaka mito barakomeza babe benshi, kuko Imana yageze ahantu uwo mucuri. Mu by'ukuri rero iyo umuntu ari gufata ibyo bintu byavuzwe ku bijyanye n'imico agahita bivanga n'iby'ubu, hari igihe usanga ayobeje abantu cyangwa se ababwiye ibintu bibashyira mu mbago zibabuza gukizwa. Ahubwo abantu babyitondemo. Hari ibyanditswe byinshi ushobora kubona bigira inama umukristo kutajya muri utwo tubyiniro. Umuntu ashobora kuzanije abantu ntimukicane n'abakobanyi wenda, uretse ko icyo gihe namaze si ugiye muri kwasiteri usohora abakobanyi. Icyo nkundira filozofi, ari igihe umuntu avuga nk'ikintu ugahita wibaza nk'ikintu avuze yagitekereje mu mwuzuro wacyo. Ntukicane n'abakobanyi. Iyo ugiye muri kwasiteri urabasohora abakobanyi, cyangwa urabanza ukabaza umuntu uti usengera he, nashaka bavuye kuraguza yambariye ku mpigi muricarana. Umuntu ukumva arakubwiye ngo njye mfite hoteli, ngo ariko ngo muri hoteli yanjye ntiwaryamanamo n'umuntu ngo utagaragaza ko mwasezeranye. Ngo ugomba kuza nimba umudamu muje mugafata shambure imwe, mugomba kugaragaza ko mwasezeranye. Bafashe shambure ebyiri se zegeranye, ku mugoroba umwe akaza kwimuka wamubuza gufungura undi. Mbese uri gutanga umugabo se? None se ubundi nkurikije logique yawe, ufite kwasiteri wajya ujya gutwara abantu ku Gisenyi ukabaza umukobwa wese wicanye n'umuhungu ko mwicanye muri kugendana, turi kugendana, muravukana, ugakora iyo interrogation? Ntayikora. Iyo abantu bagiye kujya mu ndege bagiye hanze, nta umenya barajyanye se, nibagera bazarya muri hoteli imwe. Ntabwo ibyo ngibyo bikureba. Ikikureba ni ukubaha iyo serivisi, ni ukubagaragariza urukundo rw'Imana. Ndetse hari n'uwagira wenda depression ari muri iyo hoteli, wenda nk'urugero umwe ashobora kuza bamara gukora ibyo bakora, wenda n'urugero bakagira icyo bashwaniraho bapfa, kandi yari yamwizeye. Umwe akaba ari kubisaragiye, wa undi usigaye ukabona yari kwiyahuza inzoga byamurenze. Warangiza ukamwegera ukamubwira uti ariko nubwo yakwanze Imana yagukunda. Aho nibwo waba ukoze umurimo muzima kuruta vuga ngo njyewe umuntu uri buze hano se mwuka. So ari ukuntu rero twafashe ibintu by'agakiza tubishyiramo urunyedini rwishe, rutuma rimwe na rimwe bibuza abantu gukizwa. Kuko erega buriya ntago Imana iguha inshingano zo guhindura abantu. Wowe ubabwira icyo Imana yakubwiye kubabwira, ukabigisha icyo Imana yakubwiye kubigisha. Imbaraga z'Imana Mwuka Wera niwe uhindura umuntu. Noneho rero kuri ibi wavuze uti se uwo muntu ajya mu kabyiniro, none se ko wavuze ubushyuhe, indirimbo ya DJ Pius nyine kari DJ, ubundi bwo ataririmbye ubushyuhe, ukeka yuko atakina indirimbo zirimo amagambo nk'ay'ubushyuhe cyangwa se kurenza ubushyuhe mu kabyiniro adijamo? Ese kuko akijijwe ugiye kumukura ku budije mu rusengero, ufite post ugiye kumuha agiye kujya akora ukajya yamwishyura? Rimwe na rimwe abantu ibintu bavuga bajya babanza babishyire ku munzani, babipeze neza. Gukizwa rero birashoboka mu mwuga wose wabukora, kandi njye sindi yumvamo icyatuma mbwira umuntu ujya mu kabyiniro kumubwira ngo ntuzongere kukajyamo. Icyo akora namubwira nti uko ukajyamo cyane wumve yuko uri kwi-expose kuri danger, wongere ibihe byo gusenga. Aho uri kukumva ahantu ibanga riri mu gusenga no mu kumva icyo Umwuka avugana nawe. Urumva
niyongera ibihe byo gusenga azasenga umwuka w'Imana azamubwira Imana ni nziza. Hari umuvandimwe wanjye yanywaga inzoga akayifiningiza akayuzuza ariko ikanamugaragura ariko akayifiningiza. Noneho iyo mvuze inzoga buri gihe ntabwo njye nigeze ngo inzoga nkunda ibintu biryoherera. Nigeze nicwa n'inzara ko kera nagiraga inzara nyinshi byatari. Noneho ngize inzara bwa mbere nsoma ku ariko bwa mbere bwari nk'ubwami bwa mbere manza nandi mu rugo kera mu rugo rw'abakatolike nciye muri salo bari bazanye umushyitsi uri kunywa mitsingi ansomya ngo shango somosha somyeho numva birarura ngira nka gutya ngeze hanze nshira hanze. Ubwo nkuna n'ikintu cyo kwanga inzoga ko numvisha zirura ko nkunda ibintu biryohereye nabugingo n'ubu. Bwa kabiri ubwo nibuka nimba ari bwo nibuka cyasa ari nako kuri twari twagiye gushyingura Kimisagara tukiga kuri Eto Muhima. Inzara iratwica bigira nka saa 8 saa 9 tutararya. Noneho mbona abantu bari kunywa urwagwa mu kabuni. Nari ndi kumwe n'umusore wari inshuti yanjye twagendanaga. Noneho uwo musore ndamubwira ntariko ntikumbe abantu bari kunywa nge n'inzara inyice hano. Twagiraga inzara kabisa nk'iy'umubyeyi wabyaye. Noneho barambwira atariko ni inzoga ko bari basiko ntanywa inzoga. Mpita mfata kabuni nkwaho ndi meze nk'uri kumva. Numva rwagwa rw'umushyuhira rumeze nk'ururyoheri wagira ni umutobe. Yewe we ndavuga ni mwashutse ngo uru rwakumba ari umutobe kuko nari mfite ukuntu ateruraga icyuma ndi munini nzana n'akavuyo ndavuga ni kwanza ndakagumanya akabido kose kuzuye akabuni ka5 nimba ariko kano kabuni gatoya mba ndakabatse na wa musore w'inshuti yanjye twateranaga icyuma ateramo umuseke ujya hirya nanjye nteramuza hino turogakurura gashiramo. Ngeze ubwo baravuga ngo nimwe basore muterure isanduku. Naterura isanduku nkumva ndi kugenda nisetse utuntu tutariho. Naterura isanduku nkumva ndi kugenda nyerera ibintu nkayoberwa ibinyereje. Ndavuga ni none nza kubwira umuntu kandi wasanga ni nasinzi. Ntibijyanye nitaga umutobe wasanga. Urumva yuko nasomyeho icyo gihe ariko urumva nabikoze kubw'inzara ariko ubundi sinazikundaga. Kandi nyuma yaho ngaho naravuze ni kuva byangenje kuriya bikanyaza ubwonko sinzongera. Nigaga muri 6e secondaire. Nicyo gihe nagiye kuri bare ko nakunda gukora pompage igihumbi kuri bare nzamuye ya mbere ya kabiri ndenda guhanuka. Urwego rufata mu ngingo rwafashemo hano neza mu nkokora. So ndavuga nti rero kubwiza impamvu ntago nazongera kuzinywa. Urumva nkura ndi umuntu utanywa inzoga gutyo. Kindi gihe nagiye muri Centre Culturel Franco Rwanda tunywa makonyake n'ibiki nabwo ari inzara kuko iyo nagiraga inzara nashaka ikintu cyose nshyira mu gifu. Ariko ubu ngubu nkuze sinagira inzara yo kuva none najya kunywa ibintu ntemeranya nabyo cyane ntakunda ngo nuko kugira ngo igifu kigire kijyamo nanagishakira amazi cyangwa n'ibindi nk'ibyo. So ariko iyo mpamvu narinzanye icyo ngicyo nk'umuntu utaranyweye inzoga hari izina ry'inzoga rijya rinsetsa buri gihe uko umuntu arivuze niyo mbonye aho ryanditse ngo ni Hennessy sinzi ukiba ayo riransetsa. So ariko uyu muntu ukijijwe ese arakomeza agiye muri ibyo bitaramo? Ese nimba ari DJ arakomeza akora akazi k'ubu DJ? Ese nimba ari umuseriveri wo mu kabari arakomeza service mu kabari? Ese nimba yajyaga muri ibyo bitaramo by'abahanzi arakomeza ajya mu bitaramo by'abahanzi? Icyo ni ikibazo cyiza kandi gikomeye kandi abantu bakwiye kwibaza. Igisubizo cyane cyaba iki ngiki cyo vuga ngo umuntu ni mumureka kizwe aze ukwari ibindi azabimenyeshwa ahageze. Ntago kandi ahanini umuntu ugomba kumukuzamo ibintu amategeko n'amabwiriza ngo birakurikizwa. Ibyiza urareka umwuka akamufasha. Uwo muhungu cyangwa se uwo musore yarakijijwe yakira Yesu umwami n'umukiza. Dukirizwa muri groupe bitaga abana b'inkuba. Abana b'inkuba ni umurongo wanditse muri Mariko 3 ibice 3 ndumva ari umurongo wa 16 hafi aho havuga ukuntu ngo abitwa Yohana na Yakobo na Petero ngo yabise Boanerges ngo bisobanura abana b'inkuba. Natwe rero twari dufite groupe de prière cyangwa se groupe y'amasengesho
yitwa abana b'inkuba, kandi ibyo koko twarakubitaga abazimu bakiruka, bitari ibi by'ubu ngo abantu bakomera ngo turatwika, ariko wategereza ko umuntu abazimu basohoka gaheba. Aho ngaho twari abajene ariko bakubita dayimoni byakwere. Noneho ariko nubwo turi muri iyo groupe y'abanyamavuta, natwe tukaba dutangiye kuba muri ayo mavuta, tutangira kuba abo bajene, buri wese uko yaje ibyo yazanye akabasa n'ukibifite. Umwe muri twe yari afite yari umusore, twari abasore batatu. Umusore umwe yari afite umusatsi yafungaga wa shinyo ukagera mu mugongo hafi neza yuko wagenda ugakora neza ku ipantaro yambaye inyuma. Afite n'amaherena abiri hano n'irindi rimwe hano. Nge nakundaga gusuka ibituta, ariko ntabwo najyaga nambara amaherena, numvaga nta mpamvu yo gutobora. Reka. Noneho ari uwo wazanye uwo musatsi aracyawufite, akunda wudefirizaga akawufunga neza. Afite n'ubwanwa nk'ubwa Rick Ross, ku buryo bamwitiraga Rick Ross. Kandi koko wajya kubona donc kugira ngo mwumve ukuntu yasaga afata Rick Ross uko umubona ubu, uwo niwe. Donc umutwe we washobora kumubona ukajya muri murumuna we, kuko ari igikara, ari inyogosho y'ubwanwa n'ingano y'ubwanwa bwari nka kuriya neza. Noneho reba uwo muntu riraje mu gakiza, uwo musatsi noneho wa shinyo, fatarike wari numuhe umusatsi wa shinyo udefirije, niwe yari uwo musore ubwishusho yenda yitanze. Undi we yari afite amaherena abiri hano n'abiri hano, nta musatsi afite, ariko akakunda kwinywera. Tugeze muri iyo groupe babaye abakozi b'Imana banyabo, nta wigeze abwira umuntu ngo kuraho ibikuraho nabiriye. Okay, barageragezaga gatoya, ariko yabona usa n'utari kubyumva neza akakwihorera. Ndabyibuka uwo musatsi baramubwiye ngo kuraho uwo musatsi, kuko umuhanuzi yari yeretswe ko uwo musatsi hari abadayimoni bamutera, ariko bagasa naburira kuri uwo musatsi. Wenda utazi ibyo kariyeri, hari igihe utabyumva uburyo abadayimoni bashobora gutera, ariko bakasa n'abanyura muri uwo musatsi wawe, cyangwa se bagasa n'abanyura muri iki kintu runaka. Noneho aravuga ngo ngiye gusenga amasengesho y'iminsi 3 ntarya ntanywa, amanywa nijoro ntarya ntanywa. Iminsi 3 ni myinshi ku muntu ugitangira agakiza. Atariko Imana ndeke nkizwanye n'umusatsi wanjye n'ubwanwa bwanjye. Arayisenga, baramwihorera ati ngayisenge. Arasenga iminsi 3 arayirangiza. Natungwe nuko umunsi umwe twahuye akambwira ngo mani, ngo nta katresa se ngo ufitemo ngo ngiye kwiyogosheshereza uyu musatsi, kandi nta wigeze amubwira ngo awukureho, ngo umwuka wera nuko akora. Umuntu aricara, umwuka akakwemeza guhaga ibyo bintu warushimikiye. Niyo mpamvu ngiye umuntu aje, niyo n'abahani ngushumbye ukambwira ngo nkunda akabyiniro, byanarimba hari nkajya nkora mu mufuka wanjye nka Apotre, nkanayaguha nigenda ntuze kugakunze. Ariko naba nzi ngo hari ahantu nzakubitira mu mwuka, tugahura uri kuvuga uti umva nuwanyishira ngo nkinjiremo sinakinjiramo. Wowe ku giti cyawe, umuntu agusuye mu rugo akaba nishiti yawe, byire byose nk'umurokore n'umuntu wakuze utanywa n'inzoga, nta n'ikirahure cyazo kibarizwa mu rugo iwawe, akakubwira wenda muratwakirize, ukababwira muratwakirize, mutubakirize iki, akabwira ngewe rero buriya fanta sinyishobora, amazi nzanywa n'indohama, ikintu mbasha buriya agasikoro gakonje kabonetse byamfasha. Uwo muntu wayimwakiriza mu rugo iwawe cyangwa ntayo wamuha? Abanyarwanda bose ari ngewe bashumbye ku buryo baba bazi by'agakiza nk'uko mbizi, nayimwakiriza. Ariko kubera ko nzi imyizerere n'imitekerereze iri mu banyarwanda cyane cyane b'abarokore, nkaba nzi n'ingaruka byatera mu mitwe y'abandi. Paulo yigeze avuga amagambo, aravuga ngo nimba ukomeye kucyugusha abadakomeye, yari kuvuga ku byo kurya inyama zaterekerejwe. Aravuga ati ngiye Paulo nshobora kurya inyama zaterekerejwe ntacyo zantwara. Atari kose nimba utabizi iriri, aturya utabajije rwose. Atari ko nimba wabashije kubimenya, ukamenya yuko inyama zaterekerejwe, wizirya. Ati kubera iki? Ati kubera yuko uriya muntu uri kukureba uri kumugusha.
ati simvuze wowe kuko wowe urakomeye, ariko uriya muntu uri kukureba w'umunyantege nke nabona uziriye aratokesha abazimu yumve yuko utakiri umukozi w'Imana. Aho ngaho Pawulo havugaho neza. Mu by'ukuri umutima uhana naba ndimo ndwana nawo si uwa Apotre Mutabazi. None se ubundi reka nguhe nk'urugero kandi urwumve. Watanze urugero rumeze nkaho ruwika nkuru ururemereye. Urugero rwawe ko kuza mu rugo iwaje iwanjye bimeze nkaho ndi ari nge boss. Bimeze nkaho icyo nabwo cyose nagutegeka. Uri kunyumva? Nk'urugero umuntu aje gusaba iwawe byasaba yuko nimba unywa fanta na fanta, nimba ngo inzoga akajya kuzinywa kuri butike kuko ni iwawe. Ariko noneho wagiye gusaba ku muntu ufite urwengero rwazo, ukajya gusaba uri umurokore, uretse ko hari umuntu wita kugira ngo nge sinasaba ahantu tudahuje idini, ariko wagiye gusaba yishobora gusanga bakirije inzoga, wabagira uteze hano ni iwabo, ugasanga bishobora kukugora. None ubu ngubu ni nko kwambaza ngo ngiye gusura urugo rw'abakire nkasanga banywa inzoga bakayisohorayo, narekeraho kubasura. Icyo kintu bikibaza. Iyo baje iwanjye nshobora gukoresha ibyo nizera nabo bakabyubaha, ahubwo n'abanywa inzoga mujye mubyubaha. Cyo koze nawe nazi wawe uzamuha fanta nywa, ukureyo skoro unywa, kandi n'abari umukristo ukuze ntazasohoka ngo yiruke, azagusura muganire n'ibindi. Kuri cyo waruvuze rurakuryohera, rurakuremerera bien. Ugiye kunegosia isoko rya miliyari cya miliyari 3. Iryo soko ntabwo ari negosia ngo wicarane n'umuntu, ibyo mwamuvugana byose bijyanye n'iryo soko. Ntabwo mwicaye mu isoko, ntabwo no muri restaurant fata ingufu. Ni hotel. Irya mbere iyo hotel baracuzamo inzoga. Ese ubwo kuba uhicaye umurokore ubwo bise bituma uzajya kwatura ko banywa inzoga cyangwa wicaranye n'abakobanyi, kandi n'ubundi muri kwa wasiteri muhorana mugenda. Icya kabiri, uyu munyacyubahiro kandi ushaka isoko nibaza kumubwira ngo urafata iki, kandi ari wowe uri bwishyire nk'umuntu nyine ufite ibyo uri kutereta no kunegosia. Uyu munyacyubahiro akavuga ati ngenda afata Hennessy John Rickes nshatse amazina yamba hafi nuko n'izindi. Ese uzamubwira ngo wifate ibyo simbyishyura sinjya ngura inzoga? None nuza kumbwira ngo araza kwifata muri hotel kandi fagitire azi wawe wishyure, nimbya apurika iwawe mu rugo mubaze ngo kuki utazi mutumira ku muhanda. None uzi tusanga nicyo nyina kubwenga abarokore ukuntu dufata ibintu ariko ntidutekereze the big picture, ishusho nini yagutse. Aha. None ugasanga tubifashe ukutariko, ngo ngewe ariko ngo ngewe ngo sinjya ngura inzoga. Okay. Ni nkurikira logique, reka tuvuge yuko uri umuherwe, umukandida kuri presidence uramukunze, uravuze uti mu kwiyamamaza kwe ngiye gushyira amafaranga yanjye yiyamamaza. Mu kwiyamamaza akavuga ati abaturage bari banshyigikiye ngiye kubameneramo, twizize yuko nyine kwiyamamaza biri kugenda. Uretse ko ari umurokore atavuga ati ubundi ibintu byo kwiyamamaza ntabwo umurokore agomba kubyegera, biya ni bya politiki. Oya, aya mafaranga urayarekuye miliyoni 20 cyangwa se 50, bataho turaruhutse, twari turi kwibaza ikintu tuzaha abaturage bazaza rwose muri campaign kugira ngo bakubitemo agapresiyo nyine mukandida wacu batereye igikumwe. Ese uzajya ko byicuza akanyarira uvuga uti mana natanze miliyoni 50 rwose, ariko bahise baziguramo amakesi, bahise bakora commande kuri scores. Urabona ko ubukristo kuntu twabugiyemo, ikibazo cy'ubukristo abantu bamara kubujyamo ibintu bimwe na bimwe bakabigira ubwiru ntibashaka kwivuga mu buryo bweruye. Noneho umuntu yagira muri situation ayicayemo ndani akabura icyo gukora, agatangira gukora ikimujemo, cyangwa se akagikora afite ingingimira n'ibimushinja. None ugasanga ari kwicira urubanza rw'ibitariho bitanamureba cyangwa se bitari n'icyaha. Mu by'ukuri rero sinzi uzafasha abo bantu, uretse ko ngiye Mutabazi y'umuntu anyegereye muha kesi yawe wisobanure neza ndebe uko ngufasha. Naho ubundi abandi bo baraza akajya kuruhimbi akavuga ibintu bimeze nk'ibiri mu kirere, ntiyinjire muri realite y'ubuzima tubamo. Urabona ko hariya nujya kuri hoteli ukagura ari wowe bwishyure,
utari butegeke uyu muntu mugiye kuganira ku by'isoko ngo umutegeke icyo ari bufate, kandi ntabwo uri bumubwire ngo uriyishyurira nanjye niyishyuriye kubera ko wafashe ibyo ngibyo. Icyo gihe rero nkahita mvuga ngo ese aho ntubona yuko hari umupasiteri w'inshuti yanjye Uganda. Umupasiteri ni umuherwe kuko afite amahoteli hariya Kampala kuri Rubaga Road. Umupasiteri yakijijwe afite hoteli, noneho kubera ko hoteli irimo bare kandi iyo bare ikaba irimo inzoga, abarokore bubujije bakajya bamugira inama ngo iyo hoteli ngo iyo bare azayivanemo cyangwa se hoteli ayireke ngo nta murokore wacuruje inzoga. Umugabo aragenda yuzura umwuka wera, avuga indimi, aba umuhanuzi, ariko ahora arwana n'ikintu kivuga ngo hoteli hanyuma no gushaka abakiriya bo kuyigura barabura, umwemereye kwishyura ntiyishyure. Imana iza kumwerezaho umukozi w'Imana bahuriye ahantu atazi ibyo akora, ati presence wenda ngamenye. Urabona uvuye mu Rwanda ni umuntu udafite irya zina riba rizwi n'abanyamahanga bose, kandi se mu Rwanda buriya tuba tuzi abakiriya muri Kampala buriya nta na batatu tuba tuzi. Rero we sina wa wundi ufite irya zina ryahita rimenyekana ku rwego rwo hejuru. Arangije wa muntu bari gusengerana navuga ati wa mugabo we, Imana imbwiye ko ufite hoteli kandi abantu bari kujya mu matwi ngo ukuremo bare. Uwo muhanuzi aravuga ati ngirambwiye ngo rekamo bare ucuruze hoteli yawe, ukizwe ntibizakubuza kujya mu bwami bwo mu ijuru. Urabona ko Imana yo irarenze imitekerereze y'abanyedini, irarenze imitekerereze y'uko nge nabyumva nuko uriya mupasiteri wa hariya hepfo yabyumva. Kuko undi we yahita kwita oya ati yo hoteli nimbiri icuru, urumva kareta kubwira ngo bireke. Ngiye nkunda kubwira abantu nkabwira ngo ibyo tuvuga byose mu Mana sakarema kabaso wanyu, Imana irahari kandi yacitse ururimi. Tujye tuyibariza. Aho tugeze tukaba confused, tuyibaze. Aho tugeze tukaba confused, tuyibaze ngo wa Mana we tuyobore.